Nize Tito Rutaremara ni umuntu wakomeye mu Rwanda, agera ku rwego rwa depite senateri, umuvunyi mukuru w'igihugu, umuvunyi muzi cyane cyane uba yatangiza urwego rw'umuvunyi, yari ugomba kuba exemplaire, umuntu uri hejuru ufite agaciro kajya kuba nka perezida, kuko niba ugomba gukora ibibazo byose by'igihugu yewe watemwa na perezida, umuvunyi akabikugiramo agakemura ikibazo. Urwego rutaka izindi nzego igihugu kigendeye ku mategeko nk'uko biteganywa n'amategeko, umuntu uri hejuru ufite ubucamanza akagira iki byose mu maboko ye, umuvunyi mukuru. Kubona rero ko uyu munsi ntabwo ibyo yakoze ari icyaha ku muntu, ku mugabo n'umukobwa, afite uburenganzira bwo kubikora, ariko nk'urwego rw'umuntu Tito Rutaremara ntabwo yagombye gukora ariya mafoto, ariya mashusho ntabwo ajyanye n'agaciro k'iyasoma. Ubu se abahaye agaciro ni ise na nyina w'uriya mukobwa, abahaye agaciro ki umuhungu umushyira w'uriya mukobwa? N'umuntu wiyubashye, hari amafoto ashobora gutanga amafoto, videwo, amafoto muri archive n'ibiki bakamuvugaho. Kumuvuga ntabwo bigomba gutuma bamwandagaje ku gasozi, ntabwo byiyubashye, si uko atari byiza ko byiyubashye, bitesheje agaciro uwo muntu uwo yari we n'agaciro sete n'umupolitisien. Akaba ari umuvunyi twafita nk'umubyeyi w'igihugu, wamurwa mu bibazo byose by'igihugu niyo waterwa na perezida wa repubulika. Ako kantu kumvikane neza, abaho umusenateri akaba ari mu zabukuru ubu ngubu, ikigo cy'izabukuru, ntabwo ari amashusho ahanye nawe nk'umuntu wagombye kuba indorerwamo y'u Rwanda. Gusa byari uguca umuco, akaba mbone nayo ariyo homework ya FPR Inkotanyi, gusenya ibyo bashobora kuba byose barubatse, ibyo bazanye byiza, byari byiza by'umuco, habira ishuri yari yambaye, ariko noneho ukakora bijyanye ukajya kwiyandarika kuri, ntabwo ari hasi icyaha kandi ko bitagomba no gukorwa, ariko utagomba kubikora deja mu kwiyubaha no kubaha fonction. Tito Rutaremara ntabwo ari umukomediye, Tito Rutaremara ntabwo ari umwakiteri w'amafilime, ntabwo ari umwartiste, ni umuntu wagombye kubahwa n'abanyarwanda, kandi wubaha ugomba kwiyubaha, ntabwo binyuze. Simbizi icyo nabikora kindi, ariko ntabwo banyapolitiki tugomba kumenya ko twebwe Rwanda tubakurikira, kandi muri ndorerwamo zacu hari ibyo mutubwira, ibyo mugomba gukora twebwe tukabishaka mutugereza kubikora n'ifoto yanyu, kugira ngo turi uko mubitubwira amapromese muduha iki, mukora attention nk'iriya image. Hari ibyo ushobora kwangiza ku buzima bw'umuntu, nk'umuntu bafata nk'igikingi cya politiki mu Rwanda, ikingi muri FPR, barangiza